gusa reka mubwire Meri. Urimo kunyumva neza? Babe, uri kunyita Meri? Mumagaye mu izina? Kugeza mumagara mu izina? What happened? Tell me. Ntiwongere kunyita babe. Seriously? Yeah. But you're my babe, you know. I'm not. Why? What happened? What changed? Mfite amakuru neza ameze gutya yuko aka kanya ashobora kuba utari uwanjye njyenyine. What? Ibyo bikuye he? Barabimbwiye. Again, barakubwiye. Kandi urabizi ko nandi uvugira ubusa mu ishyamba. Kuki ngo mabwire pe? Okay. Reka mubwire ko naciye ku ruhande. Ntabwo ni baby wawe nubwo nshobora kuzabaho. Seriously? Yego. No. Yego ubimenye gutyo. Nekeze kuri kwivugira. Ari ikindi kintu nakubwira. Cyo nakubishye. Ntabwo nkunda abakobwa b'ibikara. Seriously? Ntabwo nkunda abakobwa b'ibikara. No, you're joking. Okay. Baby, ndabizi uri gukina nkunda. Sibyo? Tumanye igihe kimwe n'iki. Jana ntabwo tumanye. Is that prank? Okay, babe. Sibyo? Ni prank. Yeah, ntabwo prank. Ukomeje? Ntabwo prank. Wow. So what happened? Ntabwo prank. Babe. Uratinyitse uramubise. Ntabwo prank. Ngiye ntabwo ngushaka mu buzima bwanjye. Wikomeza kumbangamira, umpamagara mu gitondo. What and what ntabwo ngiye ngushaka mu buzima bwanjye. Urimo kunyumva neza? Ushaka uramubise. Ushaka urire wuzuze iki? Uramubise. Ndakubwiye ngo ubimenye guhera uyu munsi. Guhera uyu munota nimero yanjye uyisibe. Oh my God. Noneho niba udashaka kuzakuritwa ubuzima bwawe bwose. Uramba ikiganza cyawe uramubita pe. Okay. Wumva ushobora bimeze? Urumva wabasha kubana nanjye kugeza dupfuye nkuko tujye tubivuga? Umva wibasha? Umva wabishobora? But I promised you ko tuzabana mu bintu byiza. Okay. Washobora yuko kubana nanjye nkuhondagura muri gitondo. Wabishobora? Ariko ntabwo ari bwo buzima twahisemo. Ngiye nibwo buzima numva nawitisha. Ntabwo ari wowe uri kumbwira no magambo. Please. Okay. Nikanizere basi kuri kubeshya. Ngiye ndashaka yuko ndakwinginze babarira unyange. No. Babarira unyange ko ntabwo nshaka gukundana n'indaya. Ndabizi ndagukunda. Never. Ntabwo nshaka gukundana n'indaya, sibyo? Umukobwa buri gihe warabambwira yuko agenda aryamana n'abahungu bose. No. Barambeshya. Umusambanye. No way. Babarira. Uri umusambanyi nta kuntu umuntu yaza kumbwira kubeshyira nkandise. Mumva iki? Ndabona Chris agiye kuzansaza. Ugiye kuzansaza. Inshuro zose nguhamagaye. Kanongeye ngerageze rimwe none natayifata. Sinjegera y'umuhungu. Tibe n'ubu yanze kwifata. Chris wabwa gufasha nawe nakuniga. Ise we. Bite? Nawe. Nshaka kumenya ko nuzera haruguru numva witotomba Chris wambwa we. Chris yakugize ati mandekana n'iki gicucu. Ngiye najyamagaye kuva kare cyanze kwitaba telefone. Maze kumamagaye cyose gira rega 15 nanze gufata telefone. Chris muri gufiki? Cyanze gufata telefone. Nese cyose mufitanye? Uyu ari uko mushaka ariko yanze gufata telefone. Inshuro zose muhamagaye. Ese karumvije baga ngo agiye kugusaza kuva ryari umukunda wo? Cyajye ubyihorera. Usigaye ukunda Chris se?
wabyibye abanyarwandakazi. ariko bana ndeba neza umbwira Chris kuva ryari umukunda Nzaramupfira wowe. komeruka dupanga ko ari ukumurya amafaranga nta nubwo uzayarya bitewe n'uriya mukobwa bataranatandukana we nta n'icicumi uzajya wasanga ari kumwe na ryaha barajya Emeline se none urumva hari igihe cyatuma ndagufata aparika Emeline no kumurya amafaranga gusa ntabwo ari uko ndabona. hanyuma se wowe So ntabwo ubyumva uri kumbaza ibyo uzi. wowe simushaka mu buzima bwanjye. Please. Ushaka mu buzima bwawe? Living my life. Ntabwo ushaka mu buzima bwawe? Yeah. Serious? Yeah. After all of this, njyewe nawe. After all what? After all? Ibiki. Njye ntabwo nshaka mu buzima bwanjye. Imyaka yose tumaranye, ibi byose byari You ikinyoma. bitch! Serious? Nakubwiye na wanga kunyumva. I'm a bitch. Yes. I'm a bitch. Kandi nongeraho ngo yanjye nongera nkagucapa urushyi. Uri bitch y'abandi. No. Ntabwo ari ko kuri. You know I love you. Babe, I love you. Get out from my eyes. Babe, I love right you. now. Please. Ndakwinginze. Niba nta waduteranije. Shana kubwiye ngo umwana yawe nta kintu yambwira. Please. Wamugira. Babe, please. hanyuma ukumva ko azakwemera se Gusa naramutse wese kurya atanyemera. irasa agiye kunda Emeline udahari Bane Emeline nuko aba amafiti agize ate aba ari kumurya amafaranga. hanyuma se undi ubizi yarabikubwiye Genda bizi. reka tuve kuri uwo musore ubwo nyine sinzi ibyawe nawe ariko idiri twari dufitanye niyo kumurya amafaranga ibyo bintu byo kuzana ngo inkundo ubundi bwo ntari kwitesha Ndetse rero twamurya amafaranga kandi atari gufata telefone. Icyambere uko afite telefone yamara gufata telefone tukavugana none amafaranga nzamurya gute? Ndetse nakubwiye ngo umukore kuri Emeline warabikoze akugeze ngo kumukura kuri ranshinzi biroroshye. nacumaze rero wagize nakoze nasaze wasaze utese no kumukuraho byakunaniye Ndetse rero twayamurya gutse niba ukeneye amafaranga kwiyanze no gufata telefone. Shareka mubwize ukuri rero nimba yakunaniye umbwire ngo iyindi diru nzima kuko uri kumomberaho kumfasha ubusiri bumariye iki Nagaruka guhombera. Ndetse ndamamaga. sinjatumye gushyaguje na Chris Wasanga ari kumwe na Nyirahabara rye ngo ni Emeline. none batari kumwe si sheri we ko nakubwiye ngo batandukanye warabikoze Usanga ariyo mpamvu yanze no kumva. Isi wanjyegewe nyifashe nta kiniga. muri make se ubu ngiye nungukiye meshya Simari wakitonda tuanze turebe nafuta hari geneje twayabona amafaranga. kandi numva wamusariye Nagaruka umusera no kugira ngo duhe amafaranga. Nose twamurya mbwira nawe twamurya amafaranga gute kandi anze gufata telefone. none se gusara murya gute kandi uri kumusarira Naga ndi kumusera kandi ari kumwe na haba ngenda tekereza ko ari kumwe na Emeline ari mu. ataba ari kumwe se si sheri we ko nakubwiye batandukanye warabikoze Ikiza ariko kubatandukanya biroroshye. ngurakunze wakunze na ntugase ko soni rambo muyibona mwiki Kari agakobwa karizirika ka Emeline. Shasinzi shikeretse urupfu rwonyine rwo rwatuma kamuva. reka nguhe diru nzima rero nimba yakunaniye reka nguhe ne pasa tuyiririra amafaranga bigira inzira Ariko reka nkubwire sibyo tube turetse tubanze turebe ko aze kujya kumva. cyangwa tubanze tureka kwemera ko numva wasanze Chris Ariko bebe urane yakagukunyemera. Ntabwo iswe aho gumva ngubwire tugomba kumukuraho ifa. Isi ni umukire tugomba kumukura ahitamukuye wese uri kugira kuyamukuraho yatangiye no kwanga kugufata kuko agukiriye ngewe uretse ndamuhamagara mu kanya urabibona kandi ngewe ndabizi ko ari bumfate ndabizi ko arava mu kanya. ariko uri guseka iki mu bintu bibabaje uri guseka. umva rero mubwize n'ukuri kuzuye sibyo nta na rimwe uzagera igihe cy'icumi
mu gihe uriya musore agikundana n'uriya mukobwa. Erega barakundana niko kuri. Ako bakundana. Barakundana sha, ibyo by'ubimenye wagiye ubizi ko bakundana, nta n'ikizabatandukanye. Urabizi neza. Bari ukabye ubwo bushashika bwawe. Erega nasoni, reka nawe wikaraze, urikaraga umenye ukuri. Abona di. Bestie bimeze bite? Bestie bimeze bite? Bimeze bite? Nese wabaye? Mbwira wabaye. Shaka kuba ndi njyenyine mbabarira. Oya mbwira wabaye. Basi mbwira wabaye ndebe mbwira. Sibyo mbwira. Oya mbwira nari mbwira wabaye iki? Sibyo mbwira. Mani baze ko ari ubwa mbere mubonye uri kurira wala babarira basi mbwira. Sibyo mbwira. Ya na makeup za wazishe wabaye igikobwa kibiko uri kurira mbwira. Mbwira pe. Wakwizera ko Chris? Nyine mbwira wowe mbwira nari sibyo mbwira. Ibaze ko ntutse. Kanyandagaza. Sure, Chris nzi njyewe niziye njyewe. Okay ngambwira sibyo ngambwira nkiza amaso. Bestie. Urabizi ukuntu umukunda. Ndabizi. Ibaze ko ari kumbeshya. Yangane nyine oyo naga ari Chris. Sibyo nizere ko ari undi mu Chris usigaye ukundana nawe atari uwonze. Chris uzi. Ndumva gusa. Oya ihangane. Best ihangane ntabwo nuse Chris se twamenyana mu buzima. Ambwira amagambo arankomerekeje. Hangane. Byagenze gute se wowe mbwira nyine ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kumbwira. Ntabwo nteranyije mu by'ukuri. Maze ko yifasha akagita indaya. Chris nzima abanza umbwire sibyo ntabwo ndi gusobanukirwa ukuntu we banza umbwire sibyo. Anyita indaya. Oya mu bagabo. Uzi umwanya wose mara umunini karomba namuhaye. None uzi ko nta n'undi muhungu. Best ihangane sibyo. Ihangane Chris ndabizi muraza kwiyunga wenda yarakaye cyangwa se iki. Nese hari ikintu kibi wigeze umukorera? Uko byagenda kose. Bitewe n'amagambo yambwiye ukuntu yansibeje. Ambise n'urushyi. Ibaze umane. Oya ihangane ndabizi muraza gusha. Nose basi hari ikintu kibi wamukoreye? Nta na kimwe. Ntabwo nzi umuntu wamuneranyije. Ngaya uzi ukuntu umukunda. Ihangane basi ndabizi bizashira Chris azaba uwawe ni n'uwawe mani wenda ashaka kuba yarakaye byaka kanya ariko bizashira. Ubwo nifuza ko yasubira mu buzima bwawe. Oya se nawe uko sibyo.
wibuko ndabizi n'uwawe igihe cyose wahereye umudwana naga kakanya byahita birangira uribuka ukuntu mwakundanye se basi ntabwo byakunda oya ndabizi bizabira oya ibi byose ni iby'akanya gatoya ushobora kubabara bya oya Chris ndabizi nawe aragukunda kandi nawe uramukunda rero wicika intege sibyo Yangane ntabwo nigize mufata ntabwo nigize mbona phone Kongo iki? Inshuro zose 600 naguhamagaye wowe gufata telefone wowe. Uko bena bagwe kuri mukombe. Asubura gutinyuka no kunyita be. Siko nta sero ufite. Be. Urimo kunsubiramo. Iki? Urimo kunsubiramo. Simani. Uratekereza mu mutwe wawe. Udufite ikibazo. Kukindeba gusa. Shuri urimo kunsubiramo. Iki? Shuri wakisubiramo. Ya buretse gato. Shamani mbendetse gato. Buretse ariko cyo kutukana cyane. Aho mandi uzingegera y'imbuga tumva ikibazo cyatumye atagufata. Uzi kumuhamagara inshuro 10 na zinga yanga gufata umuntu. Subona ndimbura mukoro. Phone nawe nayishyize ntabwo nayumva. Cyangwa di uracyari kumwe na ya ntuza yawe. Ngo ni Emeline. Rero uzi ko mukunda. Uramukobwa namwanze kuvuga kera. Hashize igihe kinini duta. Kuva kera se kurya umuntu agwamaga inshuro 100 ngaye ngo gufata telefone. Uramukobwa namubwije ko imbaye ko namukunda. Ceceka ngo tongiye kuvuga gutyo. Tongiye kumbwira gutyo. Wanjegera we. Urutwe rubi. Urimo kununga. Genda. Usibaho ngaho. Ceceka ngaho. Turatekereza bundi mutwe wawe. Buretse tumva impamvu ari kubivuga. Usiri kuza unsobanura ibi. Okay. Basi calm down. Okay? Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Sibyo? Shaka bugufi rero ureke basi nsobanurira. Wamamagaye phone nemo kuyumva. Icyo ntago ari ibintu byumvikana kandi nje kukureba. Ese ubundi ukunda Emeline cyangwa ukunda uyu nguyu? Nkunda uno mukobwa. None se ne kubera icyo utamufashe? Emeline ntabwo mukunda. Turi no gutinyuka kumamagara mu izina ryanjye nta n'isoni ufite. Yarambajije ngo umundande. Sibyo? Ukunda nde nyine? Kabe nauko ibintu byose ikintu cyose nagikora nimbabaze ndiro nazo gusaba. Sibyo? Skuri rugora n'inshoreke yiwe hari abita Emeline. Wikongera kumfataho ndekura vuba. Muretse nimba atabishaka mureke. Banza utubwire impamvu utamufashe. Ni iyihe mpamvu? Emeline naramwanze nkunda wowe. Uramutse ntago mwaye muri kumwe. Twari turi kumwe ndimo. Oha ibyo birahagije rero. It's okay birahagije. Urumva gutwa. Mwari muri kumwe subyemereye. Mwari muri kumwe. Kandi narabitekereje. None ko mwari muri kumara niki? Ko nyine wavuze ko mwatandukanye. None ko muza kuvuga. Mbese nganyumvira. Okay basi. Wabwira inshuti yawe ikavanga basi kudumwana. Gute se nagenda? Urana nasiga inshuti yanjye hano. Kugisare nkawe. Mukomera kananuka, okay? Urenze ko umwe bakibava. Kananiso ngo ngenda musigane nawe. Mwizeye gusara kira kitana kuniga man. Cyana kuniga wo. Umukobwa baba. Urimo kunuka? Urumva nagufata icyakuma nkagufata nkaguhekenya. Nzi ko kibaho abakobwa bameze gutya. Kuri bino kribit. Insa. Niko se narabasuza bimeze bite? Neza wanze best wanjye kwera utubici twa make ya koko. Nguduki? Utubici turaho mani duciriritse mwebwe mu bamushaka no dufaranga twa make. Ubwo nta soni ufite. Wasurinde. Narazineye bro narazineye. Ubu tudukobwa nitwe dutumye wanga best wanjye reba nawe. Zibaho ngaho. None zibaho ngaho ndaya niya. Ndaya niya. Nawe uramba he? Niko ari gutuka shiri wawe ngo izi sivanga ni shiri wawe. Navuge umuzima n'ubu. Manu tudukobwa twa make. Okay. Mureke kureka kuvuga nabi sibira.
Ehe mvuge neza. Oya ngamvuna do. Nyumvira ibi n'abakobwa bawe bari. Mwumve ngaba n'abantu. kugira ngo by'amafaranga Wabumvishe? mbwira nawe twamujya amafaranga gute kandi ari gufata telefone none se gusara mugira gute kandi uri kumusarira Sha mama musigare mu mateko yanyu ibyo nta nubwo bindewe. Ndagutayemo gusa. nuko ukomeza ushaka amafaranga nanafite nyiruka ku mafaranga nanafite Mwana cyakoze ndabibonye sibyo wirukanyira ku bigusiga koko zize umukobwa unkunda ndemeye ndamuretse nje kuri wanzi ko nkunda urangije gukora ibyo bintu akunda nyoko zakunda nyoko bose uramureke wanjye sheri basi nyegamata ndakwinginze stop it sheri wawe ninde ndabiza amakosa nakoze mbabarira nkangutse uranatinyuka ungarutse imbere nyuma y'ibitutsi byose wanditse Chris ndakwinginze uratekereza ntabwo natekerezaga kare ko ndakwinginze sheri ubu nibwo ubwonko bugarutse wow mbabarira kubw'amagambo mabi yose nakubwiye n'umutima wanjye wose nciye bugufi ndakwinginze uratera impuhwe ndetse n'umutima wanjye wose nciye bugufi sheri niyo mpamvu nciye ahantu ngo uratono turabona koza basi kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko naciye bugufi mu mutima wawe turaho basi ndakwinginze ndakwinginze sheri ndakwinginze please come back abandi batanga indabo z'inatirere ni parasitike ndio wahisemo kunzanira sheri basi kuki usuzugura ntabwo ari ugusuzugura nuko arizo naciyeho akaba arizo mbonye uratinyuka sheri ndakwinginze ariko abasore bimbwa mwabaye muti ubuse nawe mwita umugabo ra njyewe ngo mwita umugabo nyabaki umugabo ukubita umugore umugabo utuka umugore nta soni gusa waranyubashye Chris ndashaka kumenya ndiki kuri wowe uru rukundo rwanjye ntabwo ndi urukundo rwawe iyo nza kuba ndi urukundo rwawe ntabwo warambwiye ariya magambo Chris urabizi ko ngukunda kujya kunshinja ngo njyewe ndyama n'abandi bagabo Chris niwe muhungu wa mbere twabonanye nizere kubyuka neza okay sheri kamubwire ikintu cyabiteye ariya magambo ari kugaruka mu mutwe wanjye Chris uri umuhemu basi simfukame upfukamira de wankoze ibibi numureho enough is enough ushaka kongera kumubita wongera uzamura ikiganza cyawe umubita ndabimenyereye sheri mbabarira nakoze amakosa Chris nakoze amakosa ntabwo nakongera kukwizera mu buzima bwanjye basi reka kurira imbere yanjye ngira ngo ngiriye impuhwe wambabariye uwakubwira ko umutima wanjye uri gushenguka uri umugome uri umutindi umwanya wose naguhaye agaciro naguhaye ntigomwa byose Chris kubera wowe byose urifata ubihindura zero mbonamo igikinisho cyawe ese nimba ari wabonye undi mukunzi iyo ubimbwira kare nibyo nengeye uko utabicishije muri ziriya nzira nta jambo ufite ryo kuvuga muri kano kanya unatinyuka navuga ngaye umuhungu basi ukora ibyishaka byose ku mubare basi forgiveness doesn't mean to forget right nizere kuri kunyuma kandi gusaba imbabazi ntabwo bikosora amakosa wakoze ako basi twasubiza ntabwo ibyo bishoboka nta muntu ugisubiza inyuma sheri ejo twarakundana usibye amakosa nkoze mu gitondo ntabwo ari we look at you ntufite n'ishingiro ryo kugwa amaso yanjye Jesus sheri genda ubitekerezeho
ntacyo mfite cyo gutekereza numva mutwangiye byivanze. Ntekereza iki? Ukeneye iki muri kano kanya? Urifuza iki? Imbabazi. Ndakwinginze umutima wanjye wose. Imbabazi. Ntabwo nzongera gukora amakosa. Ntabwo nzongera. Inzira rugiyemo aho warugibonye byanze. Urangarukiye. Kuko uzi ko anytime nakubabarira. Yaba koko bose umuntu amaze kumenya ko atabose batankunda. Urugiye kugerageza ahandi. Nta makosa nakoze. Ndakwinginze. Chris, n'undi mukobwa wundi uzahura. Oya naho n'umukobwa. Ntugatinyuke gukena amarangamutima y'umuntu Chris. Ijambo rimwe ryo nakubwira. Ntabwo ndi umugome Chris, ntabwo ndi umuntu mubi. N'Imana itagikubaza. Niyo nakubabarira. Nivuze ko nasura nawe. Byanjye nawe tubirangiranga. Ibyanjye nawe birangirira aha. Ntacyo bivuze imbere. Haguruka. It's okay, nakubabarira ko ntabwo nasura nawe. Ibyo nta na kimwe bivuze. Wari uzi n'ikindi? Shira imbabare. Ndakwinginze n'umutima wanjye wose. Fata indabo zawe. Shira imbabare. Ndakubabariye. Gusa ntabwo nasubira nawe. Yanjye birangira. Chris. Nanone. Shira imbabare. Dore byanyanze mu nda. Chris. Kwansezanje kutazongera kumwitabi koko ibi nibi. Bikunaniza iki koko Chris? Bene maze icyumweru. Mbabarira rero. Ntabwo nzo kigaragara cyo ndacyafite urugamba rukomeye pe. Shiri nyine ni step by step. Ntabwo nzogura biziko naziritse. Twabiganira igihe kirekire pe. Urabinsezeranya urambwe ntabwo uzongera kunywa itabi. Kwabashe kuba wareka inzoga itabiri kurandiza iki koko? Obe uzuko itabi nari nkwiye kuva ngiye muri secondaire. Rero ndakwinginze nzarireka ndakwizeza. Basi amasezerano nagusezeranyije ko naretse inzoga zo naraziritse. Akitabi nyatari. Ese uzayireka bigenze bite basi? Nongera amasengesho. Umagara avuga butumwa abakozi Imana bazi bagusengere kugira ngo wireke burundu bizagenda bite? Okay, iringiri kamwizeze kari ryo ryanyu. Karakotse inwe kabari ko kanyu. Umusore mwiza pe. Bakaba ufite icyerekezo kizima. Rero kukubona uri kwiyabuza amatabi gutya. Birambabaza pe. Mbabona nabone ejo hawe heza hazaza. Ese urabizi ko ryica ubuzima? Ndabizi ko ryica ubuzima kandi ubuzima ni mu kwica nyuma bwawe. Sibyo? Neza mugiye kuvuga ngo ni n'ubwawe. Oya, ubuzima ni ubwawe. Ko nima ni mu buzima bwawe ndabizi neza ko bikubangamira. Sibyo? Tezanya ko ibintu bigiye kubireka pe. Gake shiri ntabwo nakongera kugusezeranya ikintu nari bushobora. Gake basi wenda nyemerera basi njye nkwa rimwe ku munsi. Sibyo? Nyemerera njye nkwa rimwe ku munsi. Byonyine. Ntabwo nzigira ndiretse. Sinakubeshya pe sibyo? Ntabwo nakubeshya ngo bimaye amahoro umutima wanjye kubona nyine umeze gutya. Mwuka wera manuka manuka. Mwuka wera manuka manuka.
Mwuka wera manuka manuka imitima yacibone. Haleluya. Amena. Umva ngiye ndafashijwe. Reka dusome ijambo rito riri hano muri Zaburi. Zaburi y'105 umurongo wa mbere irambwira ngo nimushimu Uwiteka mwambaza izina rye. Haleluya. Haleluya. Mwamamaza imirimo yakoze mu mahanga. Muririmbire ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze. Haleluya. Amen. Ngo mugire utari muririmbire imirimo Uwiteka yakoze. Haleluya. Nimushimu Uwiteka maze mwambaza izina rye. Tujye turyambaza ahantu hose babone ko turimo Imana. Dushima ibihe byose. Haleluya. Ndafashijwe ngiye kuri uyu munsi wo ku cyumweru n'ukuri ndafashijwe vane. Ndafashijwe ndumva umwuka wera ari kuza muri ngewe. Ijambo umuhanuzi yavuze. Ni muri Zaburi. Ni byiza Uwiteka mwambaza izina rye. Haleluya. Muvuge imirimo itangaza yakoze. Haleluya. Ndumva nishimye ndanezerewe cyane. Iryo jambo ariko ye ryamfashije ku mutima. Iryo jambo niyo wajya urigenderaho igihe cyose mu buzima bwo kubaho kwawe. Haleluya. Nimushimu Uwiteka mwambaza izina rye. Haleluya. Manishimwe. Dushime mu gitondo, dushime nimugoroba, dushime saa sita twambaza izina ry'Uwiteka. Haleluya. Ijambo riramfasha cyane niyo mpamvu nifuzaga kutusoma nawe rikaza rikakujya mu mutima haleluya. Mba numva nahitanguruka nkahita nigira mu ijoro nk'abasiga cyane ibyanjye mba nabicuye. Wafashijwe. Nafashijwe none sinyibutsa cyagiye gishoboye wa muhanuzi yigishije uyu munsi. Nacyo numva kijyanye n'iryo jambo. Nukuri birajya. Yavuze ngo duhore dushima mu bihe byose. Ijambo ni nk'uko uryohereje. Nukuri. Haleluya. Mana tuyihaye icyubahiro nukuri nishimwe. Data. Nanjye biranse bya guca hano buri wese avuga ngo ukunda n'umuhungu nk'ibiyobyabwenge biki. Nanjye nyine bitukije izina ryanjye. Usibye ko gusa nkukunda nyine nkumva nyine nakuvuganira mu bantu ariko ubundi birabangama cyane. Usibye rimwe ryonyine nahagaze hariya ku muhanda nka itabi kandi nabwo nuko icyo gihe nanywaga inzoga ariko ngo nsigaye nywera inzoga mba nagiye mu kazi kanjye ubundi nkarinywera hano ntabwo ngiye njya sinywera itabi ku karubanda. Chris urabizi ndagukunda sibyo? Ntabwo nakwifuriza ikintu pe. Yego. Kandi nta n'impamvu n'imwe yatuma nkureka nubwo ukora ibi byose. Icyo nzi nuko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose kandi ishobora gukura kuri ibi byose. Yego. Ariko nunyemerera tukagendera mu nzira imwe Chris. Ukanyumva tugahuriza ku kintu kimwe sibyo? Yego. Kandi ndabizi ko ibi byose nyine uzagenda ubereka gake gake. Musaba binyemerere tugendere mu nzira imwe. Nta kintu na kimwe nakwiyemerera. Ikintu kimwe nakwiyemerera. Si undi kukije utambwiye. Nari mvuye gusenga nyine mbona ntagenda ntakomeza ngo ndebe ukomeze nabona ari nkwerutse ntabwo hamagaye telefone yawe ndakubura so niyo mpamvu nyine navuze nikaze ndebe nyine. Ushobora kuhamagaye nagiye muri dushe ukaraba. Byashoboka nakubuze. Rega. Ntabwo ujya mu kazi uyu munsi noneho? Oya nambaye. Ubundi ngiye kugenda. Nuko nyine kwa kunda agatima gatera. Ikibazo mfite ntabwo nyine riba riri kukunukaho nyine niyo uri mu kazi. Nitero de perfume. Ndabizi ntabwo agitaba riri ryiza ndabizi. Okay. Fuko unsezanije kujya kubereka sibyo? Shiri gake mu kwezi kumwe. Nyuma y'ukwezi ntabwo bizajya. Sawa. Kandi kwizeye tu. Okay, umukuru sinyasa muziki. Muzire ijambo ry'Imana. Twize ibintu byinshi. Mba nagutumiye ukanga kuza ngo tujye gusenga. Arumutse nzaza. Ntabwo nakwica muri kano kanya nshobora gukereza kujya mu kazi. Ahubwo reka nkwerekeze. Cyakomerekeza mu kazi. Sinzi rimwe se n'ubundi nanjye kare nyuramo ntaha. Okay. Bari. Wakinze? Nakinze. Meze gute se Vanessa? Umunsi umeze neza. Musura nyine.
uraho ariko hari umuhanuzi yamanurengera ubwoba. ngaho mbwira cyo uvuga cyane umbwire mwumve neza. Hano hari umuhanuzi yamanuriye ariko ukuntu yamanuriye numvise ashaka kunturanya na sheri wanjye, wumva umuhanuzi yambwiye ngo ntago uriya musore ngo turi gukundana ngo ari we wanjye. Kugira ngo ntago ari we, Imana ngo yamubwira avuze ngo nguhaye wa mukobwa ngo nguhaye umugabo mwiza, ngo umugabo ufite amafaranga ngo ikiyongereyeho. Haleluya. Uzajya ugenda mu modoka yawe yitwaye ngo uwo mugabo ngo azaba afite imodoka kandi nawe azakugurira yawe. Haleluya, haleluya. Ntabwo wahise ubikacira ahubwo akira wabikaciye. Mbona bigushimishije uburyo bintu urabyemera nawe urahise ubyemera koko. Ariko noneho buri ubikacira ahubwo bitaragucika ndakwinginze. Yego mana Vale, kubona umugabo mwiza ufite imodoka, koko ufite inzu, ufite amafaranga, waba ubayeho neza uri umurokore ushima Imana kuva hasi kugera ku kirenge. Nanjye ntabwo ibyo bintu byanshimishije. Kubera iki se? Wowe waba ubonye umugabo mwiza ukamwitesha se? Ufite amafaranga, ufite inzu. Urumva bizava uriya musore dukundana kubona nawe nta mafaranga agira, gusa iyo modoka izavayo utambiye kireba akazakora. Kakubwire Vale, sibyo twese turasengera mu itorero rimwe ry'abadeperi, ariko ikintu nkubwiye cyo Imana yacu ntago igibeshya. Iyaciye muri uwo muhanuzi yo ntigibeshya, ahubwo nizere ko wabikaciye wahise ubivuga ati haleluya, wahise ubifata. Yego baba, ubwo se wabyaguye Imana yacu ntabwo igibeshya uhita ubikacira. Buriya yaguhaye umuntu ugukwiriye, Imana yacu irareba yaguhaye umuntu ugukwiriye. Ubwo se bizava njye ndumva yashatse kunteranya na sheri wanjye. Oya ntago ari kuguteranya Vanessa. Musubiza undi mugabo uriya musore ko twari twikundaniye neza nta kibazo dufite, ubwo ubundi imuzana gukora iki koko? Twabigendanyemo neza ugakacira umugabo ufite amafaranga ufite ibintu byose. Ariko twagiye tureka kugira n'ibintu Imana itubwiye ko ibitatubeshye tugafata ni uwo muntu ugenda yaguhanuriye kandi igenda abizi ibyo yakubwiye byose nibyo bifate. Sina nako sigamba nawe hano wizera abahanuzi bose uwo. Ntabwo uzi ko Imana iba yabaciyemo se? Ufite amafaranga. Usura umusore twari turi kwipangira twanga ibishinga yacu tubona iri kujya ku murongo none se ya mafaranga azamanuka be. Okay, wowe nyumva sibyo? Reka tugende. Ariko ibyo nkubwiye cyo fata iby'Imana yakubwiye ibyaciye muri wa muhanuzi wumve ko ari byo, kandi ubu nagiye ngiye kugenda mbaye mfashwe jizwa mu rugo. Akira njye ubu nagiye kandi ufata iby'uwo muhanuzi yakubwiye sibyo? Akira tugenda ariko ntabwo ndumva nazi. Sawa Imana ikurinde. Izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura. Oh niryo ngabo niryo gusa sheri indirimbo ko kugena yiririmba ntabwo urayifata. Mbe muri gihe muranyirepeta ariko ndenda kuyifata urumva nk'agakorasi kari hafi. Niryo ngabo yanjye nziza. Komeza se. Ntago ariko ku gatero ndimbuze nimukora kuba nagafasha. Nukuri ninaha soma igitabo cy'indirimbo. Oya. Buri gihe umbwira ngo uragafata. Reba insho zose tuyiririmba. Shindaza kugafata kandi ndapfunisha. Kandi nagushima yuko wemeye kumerekeza mu kazi. Gukora akazi nubwo uyu munsi ari ku cyumweru urabiza akazi nkora yabonye nduhuka. Ndabizi. Kandi ikindi mbabarire ku byakare. Sibyo? Birano birambangamira pe sibyo? Ndabizi. Rero sinzi ukuntu uzabigenza ukagabanya kumitabi rega ngica ubuzima nawe urabizi. Sibyo? Kwifatanya n'akazi noneho ngaho reba wakire nk'umuntu hano akumva umwuka uri gusohora. Wenda ngenda umukunzi wenda byihanganira ariko sa rundi mu rugengo rwa service runaka. Rero icyo nakubwira nuko nkuko nakubwiye kureka ikintu ngakire kijyanye n'ikiyobyabwenge ni step by step. Ndabizi ariko baseka musaba akantu kamwe sibyo? Yego. Banyemerera ukazajya urima ahinge uri guhaye. Umva mbwira ikintu nshaka nyengamije. Ndashaka uzajya muha
uyu munsi niba unyweye kamwe ugasimbuka iminsi 2 undi munsi ukanywa kandi ku buryo nko mu cyumweru kizakurikiraho uzajya urinywa nka rimwe mu cyumweru ubundi ukagera ukareka burundu. Icyo kintu kinyemeremo uburenganzira utazajya unywa itabi njye ntakwihereye. Okay, ariko basi ntuzajya urenza umunsi basi kamwe kumwe. Uzagenda ubirika gake gake ndabizi kubera Imana nyine izabidufashamo. Ishinga gukunda rero mba numva nta kintu n'ubundi nashobora kubwaho, sibyo? Ibyo nzabivaho kandi ndakwemerera ko umunsi umwe uzajya mbonamo pasiteri. Ubonye ukuntu watangiye kugenda ureka inzoga gake gake. Ndashaka kubitaburireka. Ntabwo mbwiye ngo tubireka nyine ako kanya akunda bizi ko ntabwo wahita ubibasha ariko gake gake sibyo? Wamwitabye se wasanga ari umukiriya. Ni umukiriya ariko nagaruta umukunzi wawe, sibyo? Baby please ndagukunda mbabarira ibi bintu wibinkora. Urankunda ndabizi ariko nanjye mbabarira inyumve pe. Njye urabona ni iki kintu nabikora. Nese bazi aka kanya nyine ubaye. Reka nkubwire pe. Imvugo y'Imana ntago igiye hinduka. Niba Imana yavuze ko ibyacu njye nawe ndashoboka nyine ntago bishoboka ajyanye mbigenze. Imana ni ngombwa ngo izi mentioning ngo ngiye ngo ntago ngiye nawe ngo tugomba ngo gukunda. Njye urabizi ko nubaye imvugo y'Imana pe mbabarira unyumve kandi nukuri byumve. Njyewe ntago gukundana nawe byashoboka pe. Kubizi neza ibintu twacanyemo. Kubizi neza ko njye nawe twakundana. Kubizi neza ko ntacyo nigeze mwema nyifite abo bagabo babakire kuko ugiye kubasanga. None se menyeze iby'Imana yavuze. Imana yavuze ko izaba umugabo w'umukire ikindi ufite amafaranga ufite n'imodoka uri kugira ngo njye mbigenze gute? Wanyumvise? Hasi haguruka pe. Haguruka bose. Sibyo mbabarira haguruka. Njye n'igihe njye numva iyo Imana yanyu ari ibiyemo. Nuko bavuga Imana yanjye. Nese Imana itazi kureba urukundo rwanya rwo ngo irushyigikire ngo igutegure ngo abagabo babakire. Ntabwo ari urwanya nabyo ni gute rwaba urwanya byose kavuga ko njye nawe twakomeza gukundana. Please baby, I beg. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka pe byumve kandi ibyo ndikubwira. Wanyumvise basi. Wakumvisha imvugo y'Imana ukayumva. Biragoye ko wabyumva ariko njye mba nabyumvise cyane. Reka gukomeza kubeshyira Imana. Imana ntabwo ijya yohereza abakozi bayo ngo bajye kubabaza abandi bana bayo ngo yavuze. Nta kintu kibi njya nkukorera. Ndabizi. Ntabwo njya nkuca inyuma. Yego ndabizi. Ntabwo nari mfite imigambi mibi kuri wowe. Imana yakunyerejeho ngo uze kunkatira gute se? Nyine nuko yabonye ibyo turimo bitakunda. Ntabwo pe urukundo rwanjye nawe rushoboka kandi byumve windakara nanjye nta yandi mahitamo mfite. Ese ubundi uwo muntu yahanuye ibiki ku buryo wumva ngo ko ibintu by'abahanuzi ngo ari byo byanyu? Wivuga ko ari umuntu abihanuye ni imvugo y'Imana yabinyujije mu buhanuzi wayo. Sibyo? Baby ko n'abahanuzi bajya bapangirwa. Kubera icyo utakumva ko ibintu byose ari ibintu. Please mbabarira ntunsige. Ntabwo nshaka gusiga ariko nanjye nta kundi n'ayandi mahitamo mfite ngomba kumvira Imana. Sibyo ibintu byose twanye n'Imana ndabizi. Ariko nanjye nta yandi mahitamo. Kandi ntundakare sibyo? Mbabarira nyuma. Umurambwira ngo si murakarira. Nese aka kanya uhagaze hano uri kumbwira ibintu byiza. Ntabwo ari byiza ariko nta yandi mahitamo kandi nuko nicyo cyari kinzanye nicyo nanje kukubwira rwose. Nuko ntabaye umurokore nkamwe se? Nicyo bivuze? Twigarurira ibya kera byararangiye. Umva aka kanya imvugo y'Imana. Iki Imana yavuze nta kiri kintu nagihindura, sibyo? Cyakoze ngo mubwire mukundira sibyo? No gukora ibyo byose ariko uranyubaha. Erega sheri iyo ufite umuntu mutandukanye ukaba ufite ubwenge umenya ko uwo muntu mutandukanye kandi ikindi ndabizi ko wanjye ndabizi ko ndimo guteganya kubana nawe rero mbizi icyo narimo kubona uyu munsi ndabizi ko nyibiki nzakibona. Se sheri mubaze umundira iki ko udakunda abandi bakobwa like mpuje imico. Okay. Buriya rero bari abakobwa dusangira. Abakobwa dusangira mu kabari tugira iki. Nanjye nibaza umuntu uzabashaka. Ariko se umuntu uzabashaka se? Ni umuntu utazaba waragize amahirwe yo kubonana n'umuntu nkawe. Kuko bari abakobwa ntabwo baba bapamo abagore beza. Urakabya. Ya. Rero nawe urimo kuguhamagara.
baza kumuvugisha nyuma. Gusa umenye yuko tubona nyine agaciro muduhereza. Umukobwa ufite agaciro uramubona, umukobwa wiyubashye uramubona, umukobwa uzavamo umugore uramubona. Ntabwo rero bari abakobwa bajya mu kabari bakararamo bavamo abagore beza. Wagira ngo umwana akunda umukobwa umwe itabi kandi musangire nyine so bamwangira iki kandi musangire. Noneho mbaga iyi mpamvu nyine nawe ukunda ko waremeye kunkunda noneho muri ibyo bintu. Shashiri nta mpamvu n'imwe iriho yatuma mwanga pe. Musaba akantu. Yego. Waretse ku cyumweru tukazajyana amateraniro ukambera umushyitsi ndakwinginze nta na rimwe urambera umushyitsi pe kandi murambe gusa wambabarira. Okay. Yabe. Ntabwo nabyanga. I promise you ko nzaba ku bwawe. Uvugisha ukuri. Urakoze cyane ndumva benshimishije. Rero ndabona amasaha yagiye kandi ukeneye gukora akazi byo. Reka mwigisha akajambo gatoya, ijambo rito nako nta jambo ry'Imana riba akajambo. Ijambo ritoya hanyuma ubundi umusengere usigare mu kazi sibyo? Yego. Nta jambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 28 umurongo 28. So ubaza gwa biri yundi. Riravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujishuka. Akunda akazi. Akora akazi. Iryo jambo n'urigenderaho sibyo? Rizatuma nyine ubasha guca muri ibi byose uri gucamo. Reka musengere sibyo? Mwami Yesu ndagushimiye kuri Imana neza uri Imana cyane muri byose. Ndagushimiye ko duhaye umunsi n'umugisha nageneraga icyubahiro wabanye nanjye wabanye n'umukunzi wanjye namuherega icyubahiro umwami wanjye. Ndamusengeye kugira ngo ubane nawe muri kano kazi ke data kuri neza kandi umubashe imbaraga data zo guca mu byacamo byose nanjye kandi ugendane nanjye mbese nyikwizera mu izina rya Yesu Kristo musenge byizeye amen. Urakoze. Ndabona bampamagaye ubwo tuza kuvugana. Hello? Biriwe neza bane. Ndabyibuka byose. abo barokore bagenzi bawe bagize ishyari batabona tujyana gusenga bakaza bakakunyangisha kuki atari cyo kintu ushobora kumva kuki atari cyo kintu ushobora kumva ko bashobora no kugira ishyari urukundo rumeze neza rutarimo imvururu nta kintu na kimwe njye nawe turapfa kuva twakundana. Yego nyine byose ndabizi ariko wibeshyira abantu ujya undi muntu bishyiraho ni imvugo y'Imana kandi biciye Imana yaje irabikwibwirira se yaje irabikwibwira ntabwo ujya gusenga we ntabwo usenga. Mubwire bebe niba udashaka kubyumva reka ngende sibyo ngiye nagira ngo mbikubwire aho kugira ngo uzabibone ntabikubwiye ukanyibazaho ariko ugiye nubaha Imana kurusha undi muntu wese. Baby please mbabarira wigira ahantu sibyo natendeye kugenda utambeye urumva urukundo rwanjye nawe rwawe rwerekeza he nise aho rwavuye ntabwo wazi aho rwari rugeze ntabwo wazi ibintu byose twari turi gupanga ndetse ko twari turi kubipanga bigakunda nuse mu gihe Imana yavuze ko bidashoboka rega Imana irebera ahantu hose cyari Imana ntabwo izanga urukundo rwacu ntabwo izarwanga please. Ndiwe ntabwo ndi kubyumva pe waba ugiye gutuma umupagani kandi nukuri urabizi ukuntu nsenga nizeye Imana urabizi byose kuki ari ubwa mbere se naba ngiye guhunyuza imvugo y'Imana. Vanessa waretse kunsiga niba wankundaga koko. Nibwo nagukundaga ariko niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza kubikubwira ntabwo ubuhanuzi bujya bubeshya pe urabona tugumye muri ibi njye nawe ndi kugutakariza igihe nanjye cyane kiri kwangirika sibyo ariko mbabarira unyumve umva ko ibyo ngibyo nakubwiye ntabwo ari umuntu wabivuze ntabwo ari rusenga bivuga ni ijuru ry'Imana ryabimubwiye kandi ntabwo ajya mbeshya umuhanuzi. Uri kumva nyine kunsiga ari rwo rukundo rwonyine wagakwiye kunyereka muri aka kanya. Ntabwo ari uko nari mpanze pe sibyo ntabwo ari uko nari mpanze. Vanessa please wareka basi komeza kwingirika sibyo ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho ntabwo ari ubw'ibinyoma se ubwo n'ubwa mbere yampanuye ibinyoma ko ibintu byinshi yagiye abihanura bikagenda bimbaho nkabibona kuki aka kanya yaba ampanuriye ibinyoma se ashaka umugabo w'umukire ntabwo ari uko nari mushaka ntabwo ari uko nari mpanze ariko Imana yavuze iba yavuze mbabarira ibyo sibyo
basi reka ngende sibyo nijye nanje kubwira please reka ngende uri gutuma nkomeza kujya kubyumva Vanessa waretse kunsiga mwana Yesu ashimwe Vani. mbere bite Ni byiza amakuru yawe se. ni meza Meze neza. ntabwo mukuru neza Jya kugenda cye bituse. shawa mu mese ushwanye na sheri maze gushwana na sheri twatandukanye Mpfi iki? uyumve ko twashwanye maze mvuye kumukatira Mwapfuye iki se? shama Emily ejo nagiye gusenga urukumva n'umuhanuzi ntabwo ari uko nari nshaka umwanga ariko yambwiye ko uriya musore rwose atari we wanjye Ahuye n'umuhanuzi akubwira ko uriya musore atari we wanjye yuko Imana ivuze ko izaba umugabo ufite amafaranga umugabo mwiza ufite amafaranga n'imodoka uriya musore kuko urabona amafaranga afite icyo kintu cyonyine nicyo gitumye mushwana. umusore urumva ngiye nagendeye ku ijambo ry'umuhanuzi yambwiye no se umuhanuzi urumva yambeye Ako Vani, nako nizera ko uri umusirimu rega bino bintu by'agakiza tubamo ugomba no kujijuka mu mutwe. none uranyisinjije kuba nambere by'umuhanuzi yambwiye Oya sinkwise injiji nta nubwo amenyuje umwuka we pe uwo mwuka wera wamuyoboye wamukuyoboye usibye ntabwo muhinyuje ariko ugomba nawe kugira ubwenge ugashishoza ukanasenga ukabaza Imana se Imana ibi nibyo cyangwa Vani hari ijambo hano muri Bibiliya rivuga ngo muri Yohana ibice 4 umurongo wa 1 ndavuga ngo bakundwa nimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iryo jambo rikuryumva kandi se uramunuka uvuze ko afite umwuka utaturuka ku Mana simvuze ko afite umwuka udaturuka ku Mana ashobora kuba nawe ufite ntawamenya ariko ibintu by'abahanuzi b'iyi minsi byadutse umuntu agomba kubigiramo ubwenge. Okay, ashobora no kuba ari ukuri pe ibyo yakubwiye ari ukuri ese aramutse sibyo nimba arakubwiye ko uzashaka n'umusore ufite amafaranga w'umukire aramutse ari umusheri wawe mwakundanaga wenda Imana izamuhindurira ubuzima agakira nyine mu buryo bufatika bwose bugaragara. Musemere urumva ariko ari sheri wanjye Imana nimbwire we kuri ko tuzakomezanya wenda ikavuga ko izaduhindura amateka akavuga ati uriya musore si we wawe tujye tuvugisha ukuri nawe uri oya Vanessa nibyo nakubwiye ngo ibintu byose ugomba kubigiramo ubwenge. Ashobora kuba ari Imana izahindura amateka. Ibaze rero nk'ubu wese umukatira nko mu byumweru cyangwa se nko mu mwaka umwe urumva umva nyine ubuzima bwe bwahindutse nyine afite imitungo afite ibiki byose ngaho ngira uburyo uzamusubira imbere ujya kumusaba imbabazi ngo amerereka mubwire uramuhanuzi ngiye uko ngenda mwumva ahantu dusengera barabavuga ko nta kintu ahanura n'igisore kandi ntabwo ibintu rwose yambwiye numva yambeshye. Vanessa mbarunye usibye umukobwa mukuru kandi uzi ubwenge ntabwo iyi ngiyi numva ko ari impamvu yatuma ushwana n'umukunzi wawe. Musemere ngaho ngira inama y'inshuti yanjye y'ikintu inama rero nakugira niyo mwamwiyamye ndamubwira ntabwo nshaka gukomeza gukundana nawe kuko ntabwo ari we Imana yambwiye. Umva ikintu kimwe nakubwira sibyo sinatinya kuvuga ko wahubutse pe ntabwo icyo ngicyo ari ikintu cyagatumye ushwana n'umukunzi wawe. Ikintu kimwe wakora Vani nakugira inama yo kujya kumusaba imbabazi. Nta kintu kizima kigaragara wamuhoye ibintu byose bisaba kubiha igihe ntabwo ari ukumva ngo umuntu yakubwiye amagambo runaka ngo uhite uyagenderaho ngo ibintu byanyu muhite mubihagarika muri ubwo buryo ngo arebe imishinga mwari mugezeho none mwaranireka ngo mu rusengero ngayibaze n'icyo kintu icyo gisebo cyaba kigiye kujyaho njye nakugira inama yo kujya kumusaba imbabazi hakiri kare bikiri mu maguru mashya ataranahindura n'ibitekerezo ko wagaruka ubikurira pe. Musemere kuko ngira inama yo kujya gusubira kumusaba imbabazi. Njye nakugira inama yo guhita ujyayo ahubwo
biragoye ariko nyine icyo ndi kumva reka nzajya ejo basi usanga akanya yafunguye nta kibazo uko ubitekereza niba ushaka kuzajya ejo basi uzangire muherekeze sibyo niba mufite ubwoba bwo kuba wamujya imbere biragoye kandi ntabwo nasubira basi reka nzajya ejo pe sibyo ntacyo bitwaye gusa nyine yego kugira nawe utekerezeho Imana iguhe umugisha ari urugendo rwiza basi wavuga kandi ko nagusabye imbabazi wanyumvisha ntabwo ari uko nanze kukumva pe ariko nakubeshye narababaye nyine warababaye ndabyumva ariko ibintu byose narabitekerejeho ni ukuri mbabarira ni ukuri kandi narabizi ariko warabibonye ko ibintu nakubwiraga byose wabyiboneye ni ukuri narabibonye ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho pe basi mbabarira ntukajye rega reka nkwereke ntukajye ureba ibintu by'abantu bose ngo ni uko ngo musengana ibintu ngo baze babikubwire ngo ni Imana yabivuze ngo wumve ko ari byo byose yego ntabwo bizongera ariko ni ukuri mbabarira ni uko mbabarira it's okay n'ubundi nawe mbizi ko uzabimenya ko biriya byose byari ibinyoma nuko nanjye nabibonye kandi nabimenye nta muntu ukongera kugeza utera it's okay urambabariye yego niyangane twari twabirengagije ni ukuri biradushimishije cyane pe niba ikintu kinshimishije no kubona mwasubiranye nari mfite ubwoba ko atari bumbarire ariko nshimye Imana ko yamugezeho erega aragukunda ntabwo yakora kubabarira pe rega nari mbizi ko biriya byose azareba nyuma agasanga yaribeshye ntabwo nari kujya hariya ngo nanjye ngo mpite mwikuramo mvuge ngo cyane ko nta kintu kibi nyine twari twapfuye ubundi abantu bangana cyabashwana ariko bapfuye ibintu bibi ku buryo uvuga ati hejuru y'ibi n'ibiyankoreye ntabwo yagaruka ngo mwemere brother icyo nakubwira cyo ni twebwe bahungu ku isi bahiriwe n'urukundo dufite abakobwa beza tuzagira n'urukundo ni utegeka ukuntu ngiye gusigara nafite sheri wowe uri kumwe na sheri wawe reka njye ikintu kimwe mbwira Vanessa sibyo nubwo ubona njye na Chris gutyo tubona ntabwo wenda ari kumena amabanga y'urugo cyangwa se sheri ntunyumve nabi nta kibazo ariko natwe mu rugendo rwo gukundana kwacu habayemo urugamba runini cyane Chris nawe yari umuntu nyine unywa itabi n'inzoga nyine ubona ko bigoranye ko yabivaho ariko namutwaje gake gake sibyo niba zinjye ko bari bankatiye nta n'ibyo nywa nta n'ibyo nywa twese twabereye ibyo ngibyo mbasha bakomeza nta kintu bwiza urumva nyine byaragoranye cyane kugira ngo nyine abe yabireka afate umurongo muzima ariko muri ibyo bihe byose twabicanyemo ntabwo wigeze muterana ngo nuko anywa itabi anywa inzoga ahubwo namubaye hafi nyine mwereka n'inzira agomba nyine gucamo kugira ngo agende abireka gake gake etape by etape ubu ngubu bamaze kubireka reka mvuge ko yego biri kugenda bigabanuka nyine nywa gake n'ubundi yaramfashe yaramufashe kandi yaranyijije ko atazongera kuba ariko nyine biri kugenda bigabanuka nicyo rero navugaga bisaba kwihangana mu rukundo bisaba kwihangana uwo muri kumwe ukamutwaza gakeya erega nubwo buhanuzi bwabayeho ushobora kuba nawe wenda Imana avugagaho ko wenda Imana izamuhindurira ubuzima nanjye nategetse ko amahanuzi yambeshye ni ukuri ntabitekereje reka tuvuge ko atakubeshye ahubwo ayo mu modoka ari njye uzayagira sibyo shama cyakora ndabishimiye I'm very proud of you oya imodoka azayigira nkuko njye se mfite imodoka nkuko nawe waretse itabi nawe ukagira mu modoka n'amazina ahita ntabwo ndarireka aho gake ariko mbona uzarireka Emeline ni inshuti yanjye nziza yangira inama nawe ndabona utazamunanira oya yaranshoboye ubwo byararangiye ntabwo yananira mwakoze rero pe ni ukuri mutumye sheri wanjye mbabarira mbona neza ubwoba sha ntabwo nabona ukuntu mbashimira wari wazanye abagabo bo kumfata ubwako mu cyumweru nize ko tuzahurira ku materaniro sibishiri yego shama kuri pe ajya guseka Chris yarabinyemereye ko ku cyumweru atazasiba rero sheri please mumbare muzaza nizanshira ikibazo mwe mu rusengero rwanyu muzanza bakiyagashesha oh no niyo mutazanza kuba kwitabi ntabwo mvise ko Chris wese bazahita baribona abo se amaherena bazamusaba kuyavaho yareka hari ukuntu
hari ukuntu abarokore baba babona umuntu nkanjye bakahita bavuga ati rihata y'umuntu yapfuye. ntabwo n'urwitwazo Oya. ntabwo ushaka kutuzana gusenga. iwacu ntabwo bihaba sibyo? Ntimuzambuze. uko waza kose upfa kuba nyine Njye ntimuzambwire kwiyogoshesha. ntabwo ibyo bintu reba ntabwo ukuntu bibaho. Emeline na Chris baba bambaye neza bambaye imikara hose tuzajyana nawe twambaye ibisa. Hari icyo bitwaye se? Tuzajyana. Njye ntimuzanze mukiyogoshesha. Njye nshaka kuzaba nka Samusoni niwe cyitegererezo cyanjye none. Uzabivuga ntabwo uzabivuga azaba ashaka uko waza umeze ko tuzakwakira Shuri ukuntu, itera sibyo? akaririmbo ka nyuma tugende tuzamwakira. ibi bintu ni byiza ntawabigaya ibi bintu ni byiza ntawabigaya ibi bintu ni byiza ntawabigaya ibi bintu ni byiza ntawabigaya